Muraho mwese, ni Christine kuri The Happy Blessed Family Rwanda. Uyu munsi tugiye gukorana smoothie. Smoothie ngiye gukora uyu munsi irimo ibintu byinshi. Irimo amacupa 5 y'amazi, ushobora gukoresha jus nta kibazo. Harimo strawberry na pineapple cyangwa inanasi. Izi ni ziri konjere, n'izindi nanasi, cucumber cyangwa concombre. Harimo beterave na caroti na spinach. Hano hari izindi fruit ziri mix melange, zirimo ibintu byinshi hano. Murabona hano turabanzamo amazi cyangwa se jus, icyo ushaka ngiye nkoresha amazi kuko nshyiramo ibi ngibi. Izi ni za dry raisen, nzigura muri Costco, ni ikibox kinini uretse gato kingana gutya. Hano indani harimo ibi bibiri. Ibi bimaza ukwezi kuko mbirya byonyine, mbishyira muri salade, mbikoresha mu smoothie cyangwa se nkanabishyira no muri za muffin. Ubwo rero abantu bari hano nko muri Canada mwakibona muri Costco, ndumva kiri ku madolari 18 cyangwa 16 hano ngaho. Okay, dukomeze dushyiremo amazi karakanyuzemo. Kuko dry raisen zirakomeye cyane, nizo mbanzamo niba bunkundire gufunguka rero sasa. Shyiramo nyinshi kuko izi epinari zirarura mu bantu bafite ikibazo cya iron. Izi zifite iron nyinshi, ushobora kuzirya nka collation. Beetroot nayo ni nziza ku bantu bafite iron na epinari. Niyo mpamvu mubona ariyo ndimo ndakora uyu munsi. Nibyo nategetswe kunywa. Na beetroot zirarura, cya beterave zirarura 100%. Kugira ngo rero biryohe, shyiramo izi, ngashyiramo n'amafruit menshi, ubundi ntawabasha kubimira nyine nuko. Aha rero izi fruit nzirya zonyine nkuko ndazidekonjera nkazirya. Impamvu ziri muri aka gasorori nuko ariho twazidekonjeye, ntitwazimara, twongera tuzisubiza muri freezer cyangwa muri freezer. Dushyiraho umupfundikizo wacu, tumaze gusya cyangwa gukora blender ya za beetroot, carrot n'imbuto. Kandi nashyizemo byinshi, ngiye kubanza mbigabanye, bigabanyirize muri iyi jar. Mwitonde, beetroot iranduza cyangwa beterave iranduza bimwe byo mu rwego. Nujya kuyikoresha jya uri tayari kwandura, cyangwa wambaye imyenda iri daka nkanjye nkuko nambaye gusa mvuze ko ndi daka do. Ngiye gushyiramo cucumber cyangwa concombre, nshyiramo za epinari na konje nashyize muri freezer, ariko ushobora no gukoresha iziri fresh. Njye nuko nari mfite nyinshi nkabona ziri bugiye kumfana, nzishyira muri freezer. Hari n'ukuntu njya mbikora, nkafata isashe imeze gutya, nkashyiramo epinare, ngashyiramo ibintu byose nshaka gukoresha bya smoothie. Nzakora video yayo
umunsi nabikoze mbere kuko mbigenza kuruta gukonjera kudekonjera ibintu byose icyarimwe. Iyo udashaka kudekonjera byinshi, irashashi ibira ihagije. Makiri cyangwa abantu kubera izi mbuto zirakanya ukuntu ya kurangiza kuzikoraho kugira ngo abantu pfundikizo se nkutaye basi. Okay, nshobora no kongeramo izindi dry raisen kuko ndazikunda bya hatari, so ukoresha niba ndibashe no kuzifungura rero so ambire neza. Nkunda gukora nk'izi minsi 3, smoothie y'iminsi 3. Iyo nashyizemo izi dry raisen umuhungu wagera azimwe, ariko naba ntazishyizemo abantu ntabe wabimwegereza. Ariko birafasha nyine nk'abantu badakunda kurya vegetable, niho bashoborera nyine. Murabona ko biri diferayi y'iyi ngiyi. Murabona amabara aratandukanye. Ibi ni ibyasigaye byari bifashe ku mupfundikizo. Murabona difference. Aha kubera nashyizemo epinari ngashyiramo cucumber, murabona ko biri dark. Kamoremo. Bless you. Thank you. Jya ukora mize epinari zari zifashe hejuru ko ntago wazinywa zimeze gutya no. Come on now. Yeah, I think so good. Tuhite tuzivanga n'iyi ngiyi, twongere tuzivangiremo hano. Ubundi rero amacupa yanjye don't ubu rero ngiye kubishyira muri aya macupa. Ni ibiki nkozeze. Aya niyo macupa avuye muri za smoothie zose twakoze, ariko ndabafinze. Izi ejo ku mugoroba nta na rimwe rizaba rikiri muri inzu, kuko iyo ndarara nyimaze. Iyi ngiyo umuhungu wanjye arayinywa, iyi tuzayinywa muri breakfast ejo cyangwa muri petit déjeuner. Ubwo rero umuhungu wanjye niwe ugiye kumva uko bimeze, kuko njye nabinyweye cyane, so maranyihanganira nyine. Niwe ugiye kumva uko bimeze, abikunda kubi rero agiye kuvuga no mu Kinyarwanda, muri ihanganira Ikinyarwanda. Sawa rero ubwo reka duhindure kamera aba ari ubivuga. Cheers. How does it taste? Bimeze gute? Biraryoshye. Good job. Well done. Sawa rero, subscribe, share kandi muzisangize n'abandi, mumbwire video mukunda. Ubwo nyine murabona ko akabati hari inyuma yanjye kararangaye, désolé. Ubwo mumbwire izindi video mukunda njye nzibakorera, ari izo guteka. Mukanya ndakora video yo uko do cleaning inzu hano, so stay tuned. Bye for now.